tuvuge urwego rw'ubugenzacyaha rushobora kubona amakuru uti imodoka iturutse ahangaha itwaye umunyacyaha, yibye amafaranga, itwaye ibiyobyabwenge. Muri wa mwanya wo kujya gushaka rwa rupapuro ushobora gusanga icyaha cyamaze gukorwa se cyangwa n'uwo muntu wari gufatirwa mu cyuho ntabe akigifashwe. Ariko Dr. mwebwe nta ngingo mubona koko mu byo uriya munyamategeko yavuze namwe mubona koko zari zikwiriye gukosorwa muri iryo tegeko? Uyu munsi hari ibinyamakuru byiriwe byandika ngo urukiko rw'ikirenga rwemereye urwego rw'ubugenzacyaha gusaka nta ruhusa, nta rupapuro, byiriwe byandikwa bivugwa. Ibi ntabwo ariko bimeze. Korea Automobile High Technology Limited, izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai. Zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga abakanishi bakagikoraho rikaka. Niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo, hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyiha barupigapiga ngo bayangize kurushaho. Aha hari na piyesi zose z'imodoka zakorewe muri Korea, bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kicks, yaba ya motera, ya buwate na ya feri, atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba. Batera imodoka igasubirana agaciro, bayoze igataha ari mutongoro. Namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho, ibanga ni uguhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology bakagukorera maintenance, imodoka igahora ari mu ryenge. Ni Gikondo hateganye neza na paruwasi gatolika ya Gikondo. Dr. Murangira Thierry, umwaka mushya muhire. Tubere twese kanija. Ku munsi w'ejo nibwo twabonye ko urukiko rw'ikirenga rwaciye urubanza Edouard yari yatanzemo ikirego avuga ko urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda abona rudakwiye kujya rukora ibintu byo gusaka kuko avuga ko bidakurikije amategeko. Mwakiriye mute icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rwatesheje agaciro ikirego cya Maître Murangwa Edouard? Icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga cyakiriwe neza cyane. Urukiko rw'ikirenga rwemeje ko ikirego cya Murangwa nta shingiro gifite kandi ingingo zaregewe zitanyuranyije n'itegeko nshinga. Kuko n'ubundi umushingamategeko ajya guha ububasha urwego rw'ubugenzacyaha, ndavuga ububasha bwo gusaka, ububasha bwahawe umugenzacyaha afite manda cyangwa atayifite, yari yabanje gushishoza. Ingingo ya 10 y'itegeko rishyira urwego rw'ubugenzacyaha rivuga ku bubasha bwo gusaka. Iyi ngingo iteganya ko gusaka umuntu kwinjira mu nyubako cyangwa ahantu hakekwa kuba hafitanye isano n'amakuru ashakwa bigomba kuba bishingiye ku ruhushya rwo gusaka. Iryo ni ihame. Itegeko ariko nanone ryashyizeho irengayobora, ariyo exception, ishyiraho impamvu zishobora gushingirwaho kugira ngo ubugenzacyaha bushobore kuba bwasaka nta rupapuro rwo gusaka ruhari. Muri izo mpamvu rero, impamvu ya mbere, itegeko ryaravuze ati impamvu zifatika zituma ikeka ko icyaha kirimo gukorwa cyangwa kigiye gukorwa. Iya kabiri, iyo hari ibimenyetso bifatika byerekana ko mu nyubako cyangwa ahantu hari ikintu cyakoreshejwe mu gukora icyaha cyangwa gikenewe ku mpamvu z'iperereza, ndetse hari ibimenyetso bikomeye bigaragaza ko umuntu wakoze icyaha ariho hantu ari kandi agomba guhagarikwa cyangwa gufatwa. Izo rero ni exception ziriho, ntabwo ari ku iteka bikorwa. Ihame rivuga ko hagomba gusakwa bishingiye ku ruhushya rwo gusaka, ariko noneho habashyiraho irengayobora. Iyi ngingo rero iteganya ko muri icyo gihe hakorwa n'inyandiko y'isaka, hakanakorwa raporo igaragaza impamvu iryo saka ryakozwe nta ruhushya rwo gusaka. Wenda twafata nk'urugero. Urugero, ukekwa afatiwe mu cyuho. Ntabwo umugenzacyaha yarebera ikorwa ry'icyaha cyangwa ngo yirengagize ibimenyetso abonye by'uko hari icyaha cyakozwe cyangwa kigiye gukorwa. Ahubwo buryo umugenzacyaha afite inshingano zo kwita ndetse no kuba yafatira ibimenyetso abonye atabiteganyaga, bimugaragariza ko hari icyaha cyakozwe cyangwa kirimo gukorwa cyangwa kirimo gutegurwa. Akenshi imirimo y'ubugenzacyaha
ni imirimo isaba kwihuta cyane. Hari n'ubwo abagenzacyaha bajyana n'abapolisi bagiye gutabara ahantu runaka hakorewe icyaha, cyangwa se bagiye no gutegura imitego yatezwe n'abashaka gukora icyaha. Ubwo bwihutirwe bwa bene ibyo bikorwa nibwo bwatumye umushingamategeko ateganya ko umugenzacyaha ashobora kutabona umwanya wo kujya gusaba urwego rubishinzwe arirwo parike, ubushinjacyaha, uruhushya rw'isaka, kuko muri wa mwanya bashobora kujya kuba bajya gushaka urwo rupapuro rw'isaka, uwakoze icyaha ashobora kuba yatorotse. Niba hari ibyo bakumiraga, icyaha cyagombaga gukumirwa ntikibe gikumiriwe, ari ibimenyetso byagombaga gufatwa aho ngaho bagasanga byazimye. Ndetse n'urundi rugero tuvuge, urwego rw'ubugenzacyaha rushobora kubona amakuru uti imodoka iturutse aha ngaha itwaye umunyacyaha, yibye amafaranga, itwaye ibiyobyabwenge. Muri wa mwanya wo kujya gushaka rwa rupapuro ushobora gusanga icyaha cyamaze gukorwa se, cyangwa n'uwo muntu wari gufatirwa mu cyuho ntabe akigifashwe. Ibyo bikorwa nk'ibi rero nibyo byatumye umushingamategeko ashyiraho rya rengayobora. Izi akaba ari impamvu zimwe zivugwa mu irengayobora zatuma umugenzacyaha ashobora gusaka nta rugo rupapuro. Ikindi kandi umushingamategeko yashyizeho uburyo mu rwego rwo gukumira ko uburenganzira bw'umuntu ugiye gusakwa nta ruhushya bwavogerwa. Itegeko ryateganyije ko isaka iryo ari ryo ryose rikorerwa inyandiko mvugo. Ku muntu rero ufatiwe mu cyoho cyangwa usa n'ufatiwe mu cyoho, isaka rigakorwa hari abayobozi b'inzego z'ibanze, umugenzacyaha akaba agomba gukora raporo igaragaza impamvu zatumye isaka rikorwa. Izo zose rero ni ingamba zigenda zashyizweho n'umushingamategeko kugira ngo uburenganzira bw'ukekwaho icyaha cyangwa se bw'usakwa nabwo bwubahirizwe. Ni muri urwo rwego ndetse n'ingingo ya 76 mu gika cyayo cya 2 cy'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha iha umucamanza inshingano zo gusuzuma ibyakozwe mu gihe cy'iperereza bitubahirije amategeko iyo asuzuma ikirego igihe cy'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Izi rero ni inshingano umucamanza yahawe n'itegeko. Iyo ngingo iteganya ko umucamanza uburanisha ibirego by'ifunga n'ifunguro by'agateganyo afite inshingano zirimo izo gusuzuma ko ibihe by'ifunga n'ubundi uburenganzira bw'ukekwaho icyaha bwubahirijwe mu gihe cy'iperereza. Izi ngamba rero zashyizweho n'umushingamategeko zigamije gukumira ko habaho kurengera kw'abashinzwe ibikorwa by'isaka. Ndumva rero nta mpungenge byari bikwiye kugira uwo bitera ahangaha. Ariko Dr. mwebwe nta ngingo mubona koko mu byo uriya munyamategeko Maître Edouard yavuze namwe mubona koko zari zikwiriye gukosorwa muri iryo tegeko? Oya, ntazo twabonye, kuko umushingamategeko yemeje amategeko aha uburenganzira urwego rw'ubugenzacyaha yashishoje. Ariko ibyo nanone nta kuba hari undi ubibona ukundi, ni uburenganzira bwe, ni uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo no kuvuga uko ubona ibintu. So ni uburenganzira duhabwa n'itegeko nshinga. Uwabikora wese nta kosa yabakoze, aba ari gushyira mu bikorwa bwa burenganzira ahabwa n'itegeko nshinga. Nawe twavuganye ku rundi ruhande tubwira ko rwose yemera ibyavuye mu mikirize y'urubanza, ariko nanone hari inama mwagiriwe n'urukiko rw'ikirenga yo kuterekana mu itangazamakuru abakekwaho ibyaha. Birabyo mwabyakiriye mute? Urukiko rwatanze inama ko mu gihe inzego zishinzwe iperereza zikorana n'itangazamakuru mu rwego rwo kumenyekanisha cyangwa no kumenyesha rubanda iby'iperereza ririmo gukorwa, zigomba gukora ibishoboka byose kugira ngo hubahirizwe ihame ry'uko umuntu afatwa nk'umwere igihe cyose icyaha kitaramuhama. Ibi kandi rero niko n'ubundi urwego rw'ubugenzacyaha rwabikoraga. RIB yabikoraga, kuko nta na hamwe ukekwaho icyaha avuga ngo afatwa nk'umuntu yakoze icyaha, kuko iteka tuvuga ko ari ukekwa icyaha. Ndetse urukiko mu mwanzuro yarwo
mu bisobanuro rwatanze rwifashishije ndetse n'icyemezo cy'urukiko mu rubanza rwa Alnet na Deribemont yareze mu Bufaransa, aho urukiko rw'ibihugu by'Uburayi rushinzwe uburenganzira bwa muntu rwagaragaje ko ihame ryo gufatwa nk'umwere ritabuza abayobozi kumenyesha rubanda iby'iperereza ririmo gukorwa. Ahangaha urukiko rw'ikirenga rwashingiye rwifashishije n'ibisobanuro biri aha rugaragaza ko rutanga ziriya nama zo ko umuntu agomba kwiharika yubahiriza inzego zigomba kwiharika zubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu. Ni nako rero ubundi urwego rw'ubugenzacyaha rwabikoraga. Aho rero ndumva nta kibazo kirimo, hano birasobanutse, gusa bibe interpreted neza bitumvikana ukundi. Tujye ku kirego cya Maître Edouard, murabona hari isomo cyaha abagenzacyaha? Oya, nta somo twakuramo kuko muri rusange urukiko rwemeje ko ikirego cye nta shingiro gifite. Ingingo zaregewe zose yavugaga ntabwo zinyuranyije n'itegeko nshinga, ahubwo isomo riri mu cyemezo cy'urukiko bitari ku bagenzacyaha gusa ahubwo ku bantu muri rusange. Isomo ririmo nuko imirimo y'ubugenzacyaha ikorwa mu nyungu rusange, mu nyungu za rubanda kandi mu nyungu z'ubutabera. Abantu rero bari bakwiriye kujya bizera inzego za leta, inzego leta bashyizeho kuko ni mu nyungu rusange. Ndetse n'umushinga amategeko uba warahaye uburenganzira cyangwa ububasha uru rwego aba yarakoze isesengura mu buryo bwabyo bwose, asesengura kandi byose aganisha mu nyungu za rubanda. Hanyuma ariko na Maître Edouard nawe ikirego yagitanze mu nyungu za rubanda, ntabwo yagitanze nka Maître Edouard. Niyo mpamvu nyine habaho urukiko ni arbitre. Niyo mpamvu nibwo bwiza bwo kugira inzego zitandukanye, separation of power, aho tuba dufite urukiko nka arbitre rukagaragaza uko ibintu bigaragara. Nibwo bwisanzure, nibwo bwiza, niyo demokarasi. Ni ibintu byiza cyane. Hari abantu tukibona imikorere ya RIB mu ndorerwamo nk'iya Maître Edouard, mwaduha butumwa ki, murabivuga iki? Ubwo ni iyihe mikorere ya RIB? Iyo yajyanye mu rukiko avuga ko musaka nyine muri buriya buryo, akavuga ati kwereka itangazamakuru aba n'aba, kuba hari abakibona imikorere yanyu nka Maître Edouard, mwabaha butumwa ki? Ubutumwa nta bundi, ni byiza rwose gukoresha uburenganzira duhabwa n'itegeko nshinga bwo kugaragaza ibitekerezo, aribyo bita exercising right of freedom of speech and expression. Ni byiza, ni uburenganzira bwa buri muntu. Ikindi navuga nakongera nuko uyu munsi hari ibinyamakuru byiriwe byandika ngo urukiko rw'ikirenga rwemereye urwego rw'ubugenzacyaha gusaka nta ruhusa, nta rupapuro. Byiriwe byandikwa bivugwa. Ibi ntabwo ariko bimeze, ntabwo ariko kuri. Ukuri nuko urukiko rwemeje ko ikirego cyatanzwe na Murangwa Edouard nta shingiro gifite. Yego. Ingingo zaregewe zikaba zitanyuranyije n'itegeko nshinga. Kirazira rero gukora interpretation y'icyemezo cy'urukiko, en plus icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga ugatangaza ibyo rutemeje. Ni byiza iteka gusobanuza igihe hari igihe wumva hari ibyo udasobanukiwe, cyane cyane muri domaine y'amategeko. Buriya n'abanyamategeko bubwa iyi domaine y'amategeko ni domaine iri complex. Ni ngombwa ko buriya ni ugushishoza, ni byiza gushishoza ugasobanuza igihe utumva ikintu runaka, kugira ngo uhite ubyandika kandi uzi ko ibisomwa byanditswe akenshi hariho abumva ko ariko kuri. Yego. Ni byiza rero ko twajya nyine mwaba abafatanyabikorwa beza nyine mukajya musobanuza n'icyo dubereyeho. Nk'ubu ngubu ugize neza kuba umpamagaye ukabaza ugasobanuza
ni byiza ubu hari ibisobanuro bitanzwe kuko ni byiza ko abantu baba bagomba kumva n'impande zombi kandi ibintu bakabibona uko biri. Buriya burenganzira twari tubusanga mu ngingo ya 10. Itegeko riteganya igihe cyo gusaka, hari ufite urupapuro n'igihe ushobora gusaka nta rupapuro rw'isaka ufite. Ibyo ngibyo birateganyijwe neza. Rero kuvuga ngo bahaye ngo uburenganzira ni nkaho ari ikintu gishya kije, kandi n'ubundi byari bisanzwe bihari mu itegeko. Ahubwo icyagize uwareze yari yaregeye ko binyuranyije n'itegeko nshinga, urukiko rumusubiza ko bitanyuranyije n'itegeko nshinga kandi ko ikirego cye nta shingiro gifite. Ibyo rero niko kuri, ni nako kuri kugomba kubwirwa abanyarwanda. Rero iyo ufashe umutwe ukavuga ngo urukiko rw'ikirenga rwemeje ngo rwemereye urwego rw'ubugenzacyaha gusaka nta ruhusa, ahangaha uba ubeshya abanyarwanda, ubu batwaye. Noneho ikindi kiba gisekeje, nk'ubu hari abanyamakuru mpuzamahanga bampamagaye bavuga ngo ibi ni ibiki urukiko rw'ikirenga rwavuze. Ndavuga nti ntabwo ari byo, mwasomye inkuru nabi, mwisome inkuru umunyamakuru yanditse, ahubwo musome icyemezo cy'urukiko kuko kiri muri domaine publique. Ikindi rero wenda twamara impungenge abatwumva, iyo hari ibiteganywa n'amategeko bitubahirijwe mu gihe cy'isaka, wakorewe isaka ashobora kwiyambaza inkiko kugira ngo aharanire uburenganzira bwe bwahungabanyijwe. Ikindi ni uko umugenzacyaha wese ushobora kuba yakoresha ububasha mu nyungu ze bwite yabihanirwa. Hariho n'abagiye bahanwa kubera ko hari aho bakoresheje ububasha bwabo mu nyungu zabo bwite, bakirukanwa, abandi bakajyanwa mu nzira z'ubutabera, mu nzego z'ubutabera bagakurikiranwa. Aha rero twamara abantu impungenge ko uburenganzira bw'ikiremwa muntu ari bwo priorite, kuko nibyo biri mu nyungu rusange. Yego. Dr. Murangira Thierry ni umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda. Murakoze cyane ku kiganiro muhaye Primo Media Rwanda. Murakoze namwe. iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu kwibuka ntabwo murabibona, murabizi, mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare